navukiye ahantu muri Bicumbi ariko ntitwabashije kuhakomeza kubera ko ababyeyi bose barapfuye turigendera gutyo tuba imfubyi gutyo muri jenoside twari abana 8 bose barapfuye jenoside yarabishe intambara irangiye twaje gukurura amakuru tukabura abantu tukamenya ko bamwe baguye aha bamwe baguye mu iseminari abandi bagwa gutyo ukajya ubyumva gutyo mu matwi ubuzima njyewe nashatse umugabo nyuma ariko noneho nta kintu yigeze nawe ngezaho namushakiye i Kigali ariko noneho nta kintu byangejejeho kuko ntacyo yansigiye nizo ngaruka nta buzima ntabwo ni ukuvuga ngo ni ukuryama uraryama se imvura iragwa umuvu hariya haruguru uramanuka nta tuwarete ngira iyo imvura iguye ndi ku gasozi nk'ubu nzamutse gatoya kuriya imvura ikagwa wagira ngo nsize umwana nza niruka noneho wa muvu ndasanga uyimanukanye turaceceka turananoga turanoga pe kuko abantu babona twigendera bakabona hari ngo rwose koko turanezerewe gutunga byinshi bidafasha abantu nta kintu bimaze ariho njya mvuga ngo n'abakozi b'Imana ubutumwa budafite ibikorwa bwararangiye barimo kureba Bishop BRIGITTE mbanje kubasuhuza igitondo cy'umugisha kubabyutse cyangwa se kubakiryamye baratubona muri quartier zimeze nk'ibyaro ariko nubundi twahamagariwe gukorera ahantu hose aha rero mpaje kubera umukecuru hatuye ufite ikibazo cy'inzu ye imuvira uburyo bw'imibereho ubuzima abantu basanzwe bazi nyine babutoroshye mu buryo butandukanye bigatuma rero umuntu haguruka akajya kumusura cyane ko mu gice cya organization nk'ihoreze ari intego yanjye ya buri gihe iminsi ku munsi wo kumva ko umuntu ashaka kuzamurwa n'undi udafite icyarya akakigaburirwa n'undi udafite icyo kwambara akacyambikwa n'undi ndetse n'udafite aho kuba akaba yafashwa n'undi ni nako ijambo ry'Imana riravuga ngo ukwizera kutagira imirimo kuba kwarapfuye Hezekiya we amaze kugeza igihe cyo gupfa batumwa ngo igihe cyawe cyo kuba kirarangiye yibukije Uwiteka imirimo niyo mpamvu abakozi b'Imana nkatwe abakristu abantu abari bo bose bafite umutima buriya ntago kugira Imana mu muntu ari ukuba ari umurokore cyangwa se uterana buri cyumwe ahubwo umutima w'ubumuntu nicyo cyatugejeje natwe n'umutima w'ubumuntu tukaba tugira ngo rero twereka abantu yuko hari icyo bakorera ubuzima bwe bahindura amateka ye isi yose bishatse yahindura amateka ye bamwubakira bamugaburira bamwambika bagira icyo bakora ibintu byose bikemera rero niyo mpamvu murimo kumbona ahangaha aho mudasanzwe munzi nyine nageze mu bishyimbo mu miyenzi ahantu nyine hari twatunyoni tuvuga neza cyane ari twatunyoni tuvuga neza cyane niho ubu BRIGITTE yibereye nuko rero nagira mbabwire ngo akazi karakomeje ko mu Mana kandi tugomba kugafatanya aho uri ku mugabane wari wose ndetse n'aba turi kumwangaha muri Afrika ndetse no mu Rwanda tugira umutima utabara kandi ukunda abantu n'inshingano za buri muntu wese zishobora gutuma undi ava ku rwego kandi agera ku rundi Imana ibahe umugisha
ko barimo gukurikirana BigTown TV. Ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukaba murimo gukurikirana gahunda zacu za buri munsi. Uyu munsi twafashe urugendo turi kumwe na Bishop Brigitte mu bikorwa bye byo gufasha abantu batandukanye muri foundation ye. Araza kutubwira yitwa gute, ifasha gute. Uramubona imbere ya kamera za BigTown TV, ari kumwe n'umumama wacu ukuze, n'umukecuru hano bari kumwe. Araza kudusobanurira neza icyo yaje gukora cyangwa kumufasha uno mumama. Ariko reka Bishop Brigitte abanze atubwire ku bijyanye na foundation ye no gusura abantu n'ukuntu yatekereje kuza kureba uno mumama turi kumwe nawe hano imbere ya kamera za BigTown TV. Imana iguye umugisha BigTown. Foundation yanjye yitwa Nkwihoreze ni izina ry'Inyarwanda, umuntu wese yumva ko ari ukwihoreza. Rikora muri objectives yaryo rifitemo gahunda zitandukanye, harimo ibi bikorwa mureba dukora, harimo gusura abatishoboye ndetse tukaba twanabafasha mu bushobozi dufite, harimo kurwanya ibikorwa bitari byiza mu rubyiruko, ibiyobyabwenge, kubyara imbyaro zitateganyijwe, kuba wafasha kwihangira imirimo urubyiruko. Ni objectives zidende zifite nk'intego 13, ni nyinshi. Iyo ubungubu uyu munsi rero turiho niyo kugira ngo tube twafasha umuntu utishoboye cyangwa se tube twabwira abantu batandukanye baduhe amaboko yabo tubashe gufasha uwo muntu. Ni ukuvuga ngo mu minsi itambutse naje ahangaha muzaniye ibyo kurya, ntabwo byari byoroshye ndabihageza, ariko mbona ubushobozi bwanjye ntabwo buhagije. Ndavuga ngo ahari uwavuga n'ikibazo cye n'undi wese akacyumva, ngira ngo yagira icyo afasha umukecuru nk'uyu nguyu. Kuko njya mvuga ngo niba abantu dukorera Imana twagombye kwibuka ko hari abandi nabo bafite ikibazo tukabafasha. Niko kujya mu ijuru kwiza cyane ko gukorera Imana kwiza. Ndumva mu magambo make aricyo nagusubiza, ari uko nguko nabashije kugera ahangaha n'uyu munsi nkaba turi kumwe. Okay, murakoze cyane. Ngira ngo mwabyumvishe ibyo foundation ifasha, ibyo ikora, nabo iba iri gutagetinga buri munsi kugira ngo bashe kubahindura ubuzima. Bishop Brigitte arakoze cyane. So umukecuru tukaba turi kumwe nawe hano uyu munsi, yongeye gusurwa na Brigitte na kamera za BigTown TV kugira ngo tubashe kureba ni gute twamuhindurira ubuzima. Ni foundation nziza cyane, ifite ibitekerezo byiza n'intego nziza cyane. Let's do it. Reka tubikore twebwe turimo gukurikirana BigTown TV kuko ndabizi birashoboka. Reka umukecuru abanze atwibwire, maze tumenye amateka ye, maze tuze kureba n'iki twamufasha cyangwa n'iki twafasha Brigitte kugira ngo abashe kumufasha uyu nguyu umwe n'abandi benshi batandukanye. Reka umumama wacu nawe bamwegereza microphone akabanza akatwibwira amazina ye, akanatubwira amateka y'ubuzima bwe. Mama mwiriweho? Mwiriwe. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Yego, watwibwira witwa nde? Nitwa Ntege Marita. Marita ni umuntu ki? Marita ndi umuntu w'umunyarwanda w'umukecuru ukuze, mfite abana 5, ntuye inaha muri Gasabo, ndaho gutyo. Okay. Aryo wavukiye he mama? Njye ahantu navukiye ahantu muri Bicumbi, ariko ntitwabashije kuhakomeza kubera ko ababyeyi bose barapfuye, turigendera gutyo tuba imfubyi gutyo muri jenoside. Ngo nuko buri muntu aragenda aratorongera gutyo, ariko tuza kugera inaha turahaba gutyo bisanzwe. Ubuzima bwabaye gute Gicumbi hariya kuva wavutse, ukuntu wakuze kugeza igihe ababyeyi bitaba Imana? Ubundi buzima bwa mbere mu babyeyi
bwari ubuzima bwo mu giturage busanzwe, ariko nyuma bwarahindutse kubera kubura uko umuntu abaho, dukomeza gutyo dushakisha ubuzima gutyo kugeza ubu tumerewe nabi, tugeze mu mujyi noneho birushaho. mwavutse muri abana bangahe? Iwacu twari abana 8. bose baracyahari? Bose barapfuye, jenoside yarabishe. usigara wenyine? Mm. pole sana. none warokotse jenoside wenyine? n'ababyeyi nibo bapfuye mu gihe cya jenoside? Bose nicyo gihe bashiriye, kuko twari dutuye ahantu muri Bicumbi habi cyane kwa Semanza. n'iki wibuka ukuntu bapfuye cyangwa muri icyo gihe cya jenoside yakorewe abatutsi byari bimeze gute? n'iki wibuka ukuntu wabuze ababyeyi n'abavandimwe? Kubyibuka rero nta kintu bitanga, kuko ntiwamenyaga aho umuntu yaguye. Buri muntu yagwa kuko undi akagukwa. mwahunze buri muntu ajya ukwe? Ntabwo mbese buri muntu yamenye aho undi yaciye, ni gutyo. waje kubimenya gute cyangwa kubona amakuru gute ko intambara irangiye twaje gukurura amakuru, tukabura abantu tukamenya ko bamwe baguye aha, bamwe baguye mu iseminari, abandi bagwa gutyo, ukajya ubyumva gutyo mu matwi. ugasanga warokotse wenyine, uri wenyine? Iyo usigaye gutyo nyine uhita ubabura, none se zisa waba ugitegereje umuntu? ntabwo bishoboka. umaze kwisanga uri wenyine mu bavandimwe bawe, ababyeyi bose bitabye Imana, ubuzima bwaje kugenda gute cyangwa wabayeho gute kugira ngo ubuzima bubashe gukomeza kuri wowe? Ubuzima, njyewe nashatse umugabo nyuma, ariko noneho nta kintu yigeze nawe angezaho, nuko bikomeza gutya, aribwo buzima bwankomerejeho. uza gushaka umugabo, mushakira i Kigali cyangwa Gicumbi? namushakiye i Kigali, ariko noneho nta kintu byangejejeho, kuko ntacyo yansigiye, nizo ngaruka. i Kigali waje gute? i Kigali wahageze gute? Kubera n'ubundi muri Bicumbi ubwo wari umuntu ugenda hose, nta muntu wari ugifite aho atuye. niyo wabonaga inzu ituzuye, buryo waragenda gukiberamo, aho ubonye hose nta muntu wari ukigiriwe. uhitamo kuza i Kigali. ninde wakuzanye bwa mbere? njyewe nta muntu wanzanye, kuko hose nari nsanzwe mpazi, tuhagenda gutyo, wari ukuza kuhagenda gutyo. ariko noneho ukumva ko n'isaha n'isaha wahakomereza ubuzima, aho ubuzima bwagukiraga niho wajyaga. umaze kugera i Kigali wakoze iki? mu mugabo waje kumubona gute? maze kugera i Kigali naracuruje. gucuruza birampira, abana ndabarera, ariko bakuze kubera mikoro make, nta shuri bagize, gutyo babaho gutyo, nabo ukabona ko batishoboye, babaho gutyo. nuko umwana w'umuhungu we yakuze atabonye ishuri, asa n'utorongeye ukamubura. yego mukecuru, ikintu cyari cyancanzemo gatoya nifuzaga ko dusobanukirwa neza. washatse umugabo nyuma ya jenoside cyangwa mbere ya jenoside? oya, njyewe nashatse jenoside, yabaye mbyaye 3. icyo gihe wari ufite umuryango wawe wose? washatse uva mu rugo ku babyeyi? nari mfite abana, mbese iwacu batuye iyo, nanjye ntuye ukwanjye. umugabo wawe mwashakanye gute? umugabo twashakanye gutyo, ariko nta sezerano, gutyo dushakana gutyo bisanzwe. mbere ya jenoside? jenoside none iraza irakubita, abandi barapfa, abandi barahunga. icyo gihe kuri we byari bimeze gute? n'umugabo wawe n'abana bawe, mwari mwabyaranye abana bangahe kwanze mbere ya jenoside? icyo gihe twari dufite abana 3. jenoside iraza, abana bawe, umugabo wawe n'ibindi byaje kugenda gute? twebwe jenoside irangiye twarakomeje turabana, yapfuye nyuma. umugabo yapfuye nyuma. dufitanye abana 5. abana 5. abana bose mu gihe cya jenoside bararokotse? ntago abana babayeho, hapfuye umwe. ababyeyi n'abavandimwe bawe nibo bapfuye muri jenoside? bose barapfuye. ahubwo ikintu cyancanze nuko nahise ntekereza
jenoside yabaye waje i Kigali ushaka umugabo i Kigali nyuma ya jenoside nibaza umumama ukuze nkawe bimwe bisigaye rwose biducanga nuko. ngo wari wavuze ni nuko no gukura biba mu mutwe biba byaducanze. birumvikana. Yes, umugabo wawe byaje kugenda gute? Umugabo twaje kuburana gutyo arapfa, njye sigara njyenyine. Mutabonana? Huye mbese twari dufitanye abana 5 waza gupfa aragenda noneho sigara njyenyine. Mukibana? Yapfuye mukibana? Okay. Usigara wenyine n'abana 5. Ubuzima bwaje kugenda gute nyuma yo kubura umugabo wawe? Narakomeje ndwana kuri babana nabi, ndirimbukanya gutyo nkora udushobotse, ndabazamura babasha kubaho ariko nta mibereho, nta kwiga, ntaki. Bose 5 ntago bigeze biga? Nta myigire bose? Byari bigoye kweri. Baracyahari? Barahari, sibyo ko nta mikorere nyine ntaki. Ndakeka ko barakuze ubu ngubu ni bakuru. Barakuze ariko nta kintu babimariye gutyo. Umukuru afite nk'imyaka ingahe? Umukuru afite 32. 32 arakuze. Bucyura? Afite 26. Okay. Bose nta kintu bagufasha? Reka nta cyose, nabo ntacyo bifashije rwose. Okay. So hano kuri iyi nzu waje kuhaba gute, ubayeho gute? Iyi nzu rero hari ukuntu ari umuntu wabaga iriya mu Gatenga witwaga Karirosi. Asa kwitanga mbese ashaka no kugira ngo aduhera abantu iniforume. Bisa avuga ati batangira mu wa mbere gutyo ariko nawe aza gupfa, agapfa nyihereye amabati nuko nawe babirapfapfanye. Ikibanza se wakibonye gute? Ikibanza hari ukuntu nari nakibonye kuko hari ukuntu habagaho ukuntu yari make cyane. Yari make cyane, ikibanza cy'10, 15. Kubera wagendaga gutyo, wagenda ku isoko ukadirimbukanya ukajya nko mu dusosiyete gutyo yari 2. Ukakibikaho ukicecekera nuko tuza kubona umuterankunga Carlos. Yakumenye gute? Yamenye nk'uko gutya umenya abantu babaterankunga, ukabasha kubakurikirana, ubaza ukurikirana, nuko ukazumva umugezeho. Wamugezeho imbere murabonana neza neza, umubwira ibibazo byawe? Aguhereza yano mabati? Arambwira ati wa mubyeyi we ndabona utishoboye nzaguha amabati, mbese ariko uzagira icyo azatumara. Yahise apfa. Yaguhaye amabati gusa? Amabati. Ahangaho ni imbere ya jenoside cyangwa ni nyuma ya jenoside? Iyi nzu aya mabati ni nyuma. Wibuka umwaka se? Umwaka simwibuka ariko rwose ni inyuma cyane. Ninde wakubakiye none inzu? Niwe wiyubakiye? Buriya rero hari ukuntu inahangaha nka mbere bikiri imbere ariko ubwo birakomeye. Washakaga hari n'umuntu ukabona n'ubuyobozi nabwo bwakugendaho ukagira ikintu hari bwagufasha muri make. Bitari ubu. Okay. Nubwo yubakiye kano kazu tangira kubamo, ubuzima bumeze gute ubu ngubu? Nta buzima ntabwo, ni ukuvuga ngo ni ukuryama, uraryama se imvura iragwa, umuvu hariya haruguru uramanuka, nta tuwarete ngira. Iyo imvura iguye ndi ku gasozi nk'ubu nzamutse gatoya kuriya imvura ikagwa wagira ngo nsize umwana, nza niruka noneho wa muvu ndasanga uyimanukanye. Inze ncukure haruguru aho niba imvura iguye nijoro nukuza wiruka cyangwa ukabyuka niba bese ugasanga ndetse n'abaturage bose babyutse tugacukura tukagaza nuko. Harya uzi imyaka ya mama? Navutse 62. 62. Ubu ufite imyaka ingahe? Sinzi ko simfite 60 n'ibitanarenga hari, simba nibuka niyariyo ndacyanayimenya.
Eh, Mhm. abazi imibare tayari bamaze kumenya imyaka yawe. Ni Eh, ukumenya igihe wavukiye naho ubundi bimwe ntitukibyibuka. eh, Mm. okay. Noneho Mm. usanzwe ukora iki kugira ngo ubashe kubona byo kurya, byo kunywa, ubuzima bukomeze bwa buri munsi? Gukora rero nk'ikintu nagakoze ni nk'ikintu cyo kwicara hamwe Mm, ukanshakira nk'uko nabona nk'akantu k'akadipo k'amakara nkakicaraho gucuruza nicaye ubwo nta kibazo mm, usibye kugenda. mm. Mm. Okay. Oh, sasa muri make ibyo kurya ubibona gute? Ibyo kurya rwose buriya umuntu ntajya yiheba, turaceceka turananoga Eh, turanoga pe kuko abantu babona twigendera bakabona hari ngo rwose koko turanezerewe, mm, turicecekera. Niba ubibonye nibyo, niba utabibonye uricecekera kuko ntiwasakuza muri iyi si. mm. Shwi. Ah, Kereka ubonye ubusakuriza wenda nk'umuntu nkamwe tukavuga tuti uriya muntu yagira icyo amara, twamwumvise gutya ariko ntiwabwira umuntu uwo ari we wese ntacyo amaze, nawe ntacyo ubona wamubwira. mm. Mm. Uyu mumama muri kumwe, mama Brigitte, ngira ngo ntabwo ari ubwa mbere mubonanye, yaraje mbere. Yaraje mama anzanira rwose amafunguro, mama anzanira ibyo kurya, ubu maze iminsi merewe neza Eh, rwose pe, ese aranzanira ibiryo ubu pe, numvaga nezerewe mvuga ntiwe biriya birashobotse byo. eh, Mm. mwamenyanye gute? Kumumenya rero buriya abantu dukunda nko kugenda gutya nk'abantu bakuru, Eh, ugenda umwumva uti uyu muntu hari umuntu ugirira abantu ikintu, ukavuga ugakurikirana ugakurikirana mm, ukavuga uti se uwo muntu abahe, uwo muntu gutyo ukazumva nawe umuguyeho. mm. Mm. Okay, nuko nguko yaraje aranagufasha kuzanira ibiryo. Rwose Okay, we nyuma yo kuza uwo munsi akabona ubuzima bwawe bwamukoze ku mutima, kuko ni umukozi w'Imana, ahita avuga ngo kubera iki uyu mumama tudashyiraho imbaraga hamwe n'abandi bantu tumufashe tumwubakira inzu abeho neza, kuko ni umwe mu bamama bakuze batishoboye hano mu Rwanda, tumufashije byaba ari byiza. Niyo mpamvu yase avuga ngo reka tuze nawe agira icyo abwira n'abandi, nawe araza kukubwira ibyo yashaka kukubwira, maze akora iyi campaign iri munsi ya afite nuza ye, afite foundation ye yo gufasha abantu, araza kubigusobanurira neza, maze asobanurire n'abandi barimo gukurikirana BigTown TV, dushyire amaboko hamwe tubashe gufasha uyu mukecuru. Reka tumuhe akanya Bishop Brigitte atubwire ukuntu yahuye n'uyu mumama, ukuntu yaje bwa mbere n'ukuntu yatekereje iyi gahunda kuyikomeza kugira ngo babashe abantu gufasha uno mumama. Murakoze cyane. Uyu mumama ntabwo nzi uko yamenye ariko nabonye angeraho angezeho ndamubwira ngo ndabanza ngerewe, ndabanza ndahagera, mageze ngaruka nzanye channel yanjye ya Gorogota TV, ndabisobanurira abantu bamfasha kubona ibyo kurya nazanye. Ariko noneho mbonye ko atajyana na toilette yo kwitumamo, byanteye impungenge zikomeye cyane. Toilette tubakiye, toilette yinjiramo amazi, toilette ubona mbese bidafite aho bigera. Ndebye ngenda umudamu kandi ngera hose mbona ko adafite n'aho kuryama. Umukecuru nk'uyu udafite aho kuryama aba ari ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo ahari we ntiyabyivugira, ariko ngiye kuko nahageze kandi biri muri gahunda ya organization cyangwa se foundation, byari ngombwa ko mbibona. Mbona rero ngewe ntago imbaraga zacu zirageraho zishobora gukora ibyo byose, imbaraga zacu ziri mu bantu. Ushobora kuba umwe ukabikora, ushobora kuba babiri bakabikora, ariko kumva ngo umuntu arabyuka nijoro imvura iguye kugira ngo amazi atamutwara ari mu nzu ni risike. Nguko rero uko nahuye nawe, nguko naje n'imbaraga zanjye nkeya, ariko uyu munsi akaba imbaraga nazanye
zo kumuha icyo kurya zarabashije gutuma ahagarara nka gutya akaba yabasha kuvugana na BigTown. Njyewe nkunda kuvuga ngo mbere y'ikintu icyo ari cyo cyose umuntu ubanza ukamukiza inzara. Bakita inzara iraryana. Cyane. Uzi ko inzara ikurya ntiwumve. Kabisa. Njyewe ntago nigeze nsonza, ntago mbizi. Ariko nigeze kujya ndibwa n'inzara ndi mu masengesho nsenga. Kandi mu rugo bihari. Ariko mvuga nk'umuntu inzara irya kweri yabibuze abigenza gute? Bituma ntinya inzara rero. Ibibazo byose byaba bicecetse ariko umuntu akabanza akarya. Ngere mbanza kugaburira umuntu. Ibindi bikaza nyuma. Ubwo rero byaje nyuma BigTown namwe birabareba. N'abarimo kuyikurikirana. Nibyo mu by'ukuri. Yeah. So nk'umuntu wamusuye atari bwa mbere umaze kubona ubuzima bayemo, uzi ibikenewe kugira ngo uyu mama tubashe kumufasha. Hakenewe iki kugira ngo tugufashe, umufashe, tumufashe uno mama? Uyu mama ikintu nabonye cya mbere akeneye kugira ngo bamufashe, nawe uri mukuru urabona ko iyi nzu ye nta hantu ihagaze hasi. Hasi ntaho ihagaze. Ikeneye kugira ikihagararaho kugira ngo ibe ifite ubuzima bw'igihe kirekire. Ikindi aya mabati yarava. Sinzi impamvu atabibabwiye cyangwa abibwira ababyumva ko mu bibazo afite ari uko inzu yiva. Ko ushobora kuba utaha mu nzu ingana itya itava nta kibazo. Bamuhindurira amabati. Wabishobora muhindurira amabati. Akabona n'agatwarete. Nayo mazi amugeraho umuntu akamufasha uburyo bwo kugira ngo yo kumugeraho. Kuko mu bibazo bya mbere afite nukuba inzu imuvira. Sinzi impamvu icyo kintu ashaka kitajya kikubangamira. Narashobe nabuze aho nahera kubivuga. Nese urabona amazi amanuka hano ku rukuta, hari hakabayeho agakuta gatangira amazi nta kariho. Nabuze aho nahera kugira ngo ngire icyo mvuga mana yanjye. No kuvuga rero nkavuga ngo aryamye kuri ka kantu ke ko hasi kamatera kangana nk'ururimi, akanavirwa hejuru ku ibati. Reka mbitandukanye kugira ngo abashe kumva ayo mazi uburyo atandukanye. Kuko we ndumva ibibazo by'amanye byinshi biramuvanga. Amabati ava n'andi amanuka gutya biratandukanye. Ubwo ni ukuvuga ngo rero uwamufasha agahindura amabati akayobya ayo mazi akamuha n'icyo kuryamaho. Kurya ni ubuzima busanzwe. Kurya ni ubuzima busanzwe. N'ejo yarya atanarya akaburara ubuzima bugakomeza. Cyangwa se hakaboneka n'uwamutera inkunga yo kugira gucuruza nako kantu yabasha kwicaraho imbere ye akigaburira. Nkunda kuvuga ngo umuntu yakwereka kuroba ifi yaracyafite imbaraga mu myaka 60 numvishe se ntabwo mugane yakwicara imbere ahantu akinjiza n'igihumbi akarya. Mama nihe business wakora cyangwa niki kintu wakora kugira ngo bashe kwibonera ku gafaranga ka buri munsi? Mbese nta bintu by'imbaraga nabona nakora, ariko ibintu byo gukora gutya nkirangurira ako kadepo k'amakara ngasuka ubundi nkagurisha agafuka ndabishoboye kubera kugira ngo nanjye mbashe kugira ngo niyunganire mbese. So ubonye igishoro cyo gucuruza amakara wabikora neza? Nabikora rwose kuko ibintu byo kugenda sinabishobora kwihuta, ariko ibintu byo gukora nicaye manuka njya mu rugo ntabwo byananira. Sawa, reka dufate akanya udutembereze utwereke inzu yawe imeze gute, kuko Bishop Brigitte we yavuze ngo tubanze tumwubakire inzu ye abeho neza nk'abandi. Hari abantu babayeho neza hano hanze bakibagirwa ko hari abandi bafite ibibazo. Ibi nabyo birababaza cyane. Tugomba kumenya ko hari abantu babaye cyane kandi atari gaciye. Reka dufate akanya udutembereze utwereke ibi byose maze tuze kugaruka tunatanga nimero cyangwa address z'ubufasha kugira ngo iyi gahunda ize gukorwa neza. Ufatanyije na Bishop Brigitte ariya tugenda utwereka mama inzu yawe ukuntu imeze, maze gahunda zindi ziracyakomeza. This is BigTown TV. Kuri mwebwe murimo kureba BigTown TV, mwaza kutubwira niki twafashe mama mu bushobozi bwanyu kugira ngo gahunda zigende neza. Let's go.
nabazaga ngo iki kibanza cy'inyuma ni icyaha. oya ntabwo ari icyanjye. Ubu mbese impamvu amazi amanuka ni uko amanuka kuri uyu mugunguzi, mbese nabuze agakuta gatangira, agakuta gatangiriye hano hejuru ya tuwarete, amazi ntiyamanuka. Urabona ko ari agakuta kabuzeho mbese ikintu gitangira amazi, amanuka ku itaka byose bikariduka, bikagwa no kuri aka gatuwarete katubatse, bikagwa ku nzu. Ubwo mbese ni ikintu cyo kuvuga ngo icyo gikuta cyo haruguru hose niho bishwanyukira bikagera no ku nzu, noneho byose bigasanga n'inzu ntifashe. Aka ni agatuwarete, igikoni ntacyo ngira, nteka mu nzu buri ruhande rw'intebe. n'icyo wifuzaga ko bagukorera hano hanze? Hano hanze numvaga aka gakuta ko hano haruguru kamanura amazi ku buryo ariko kanansenyeraga, amazi yose akamanuka nkarara ngaza nijoro. Mbese hari agakuta kazamuka ahangaha kuko ariho ngarukira, ubundi ntabwo amazi yakamanutse, igikuta cyayatangira akamanuka mu nzira. Nta dushe ngira, ubwo rwose ibyo ngibyo twari twabigeraho. Nabase ntayo ngira, dore nayo ubu hose byarasenyutse inyuma. Ubu rero urabona iyi nzu nyine ntawe ihagaze, ubu ni utuntu iyo bimanutse mbanzi ko azashoka kubera nta tubuye tubamo, ntaki, ubihagaze gutyo gusa ku tuntu tw'udutafari. Noneho kubera ahangaha kagiye agakuta ngo gatangira amazi, reka da byose bikamanuka bikaza neza ku nzu ndiko kurara ngenda ngaza amazi. Ubundi ahangaha hagiyemo nk'agakuta byatangira amazi, noneho ntagere no muri yanzu nubwo itubatse nayo nuko, byose ni kimwe, nta kizima mfite. Nta mabati ngira, hari inzira ava hariya tuwarete yo buriya ni ukuvuga ngo waba utabonye n'inzu ukabona tuwarete. Nuko biramba nashyizeho shitingi kugira ngo mbese ari ukwikingayo. Inzu ifite ibyumba 3 na saro, kuko hagati hari kujyamo icyumba, nuko kubera kubura amafaranga ngo nshyiremo icyumba, ubundi byakabaye 3 na saro, ariko ubundi ni gutyo kugira ngo bipfe kuvangura mbone binyoroheye. Ahangaha rwose njyewe nta kuntu mbana n'umuntu kuko nta wayikwirwamo, nubwo nabo bishuhengerwa bigendera, iyi nzu we wayizamo ukayibanamo nande, ni gutyo abuzukuru baza gutyo do guta umutwe, mbese ukisungikanya n'ibyo mvuga ngo twebwe turabyemera. Naho ubundi iyi nzu se reba, ubu ni imyenge misa, ni ugupfa kwikingamo ukavuga uti mbone naramuka imvura kuko unyagira, ubundi se n'ibikwica ko biba byose ari ibyo wabigira ute se? Iby'imyenge byo buriya narabimenyereye, urabyuka ukiyicarira urabyuka ukicara ugaceceka uti no haruguru yabatangwe nibiri nangweho na kiriya gikuta ntikingwire. Ubwo ibyo nta kintu tuba tukivuga, twebwe tuba twaracecetse ni ukuri. Hariya turagenda tukareba twegama, biriya turabimenyereye rwose. Ni icyumba. Iki ni icyumba mbese niryamiramo na turiya twuzukuru twaza tukaryama, nuko abandi baba babuze iyo baryama ntabwo babona aho bajya. Umva mbanze nkwibariza, batubwiye ibitanda ibyumba 3, njye ngira amatsiko yo guhita ndeba ibyumba 3 kuko uri hanze ntubona inzu ko ishobora kugira ibyumba 3. Icyo nabonaga ni kiriya uraramo nubwo waduhishe matera yawe. Ahangaha se iki ni icyumba nacyo? Ubu njyewe navugaga ko hano kuhakatana aho habamo icyumba, umva narashyizemo ibitafari. Hari iki se Mariya? Hano harimo agatanda nako. Ko
kora irido turebe harimo agatanda ratuba urabona hatabamo agatanda wa muntu we nubwo muvuga umuntu yaza agapfa kwibagekamo aho kaba ari byo hari ibyumba bibiri aho ngaho oya hano na hano ibya saro ntabwo tuba tubirimo ariko ni ukuvuga ngo naha twicaye waba habaza icyumba ese mama wabaraga ko nahitwa saro hitwa icyumba na kara kakabikumba bagiti inzu ifite icyumba kimwe na saro hano haba icyumba ushyizeho ibitafari umva kugira ngo abantu basobanukirwe iyi nzu aho ushyizemo ibyo bitafari uvuga hakitwa icyumba noneho iki cyumba kigahura na kiriya byaba aribwo bibaye ibyumba bibiri naho ubu ngubu nta cya gatatu wabona nta gihari muri iyi nzu ni icyumba kimwe na saro yes barimo gukurikirana BigTown TV ngengo mwabibonye byose mukakira mwamubonye yatubwiye ko afite ibyumba bitatu mu nzu turavuga ngo reka turebe ibyo byumba bitatu Bishop Brigitte na Sete byataravuga ngo ese hari ibyumba harimo icyumba kimwe na saro ariko mukakira avuga ngo yahanga ni icyumba hariya ni icyumba ruturido mwabonye hariya muri saro ashyizeho uturido naho ni icyumba ariko ni akantu gatoya mu by'ukuri mama ni ibyumba bibiri bitatu kimwe mbese njyewe mba numva hari hakinze akenda haba amakumbi ibya saro ntabwo tuba tubitekereza kaba ari gatoya cyane karamaze mbese ubwo ni ukuvuga ngo twebwe ndiko twisungikanya tukakita kumba nako yes Bishop wabibonye nzaguna kuvuga nawe yihagaze inyuma z'inzu ubundi ibyumba bitatu niyo utagiyemo mu by'ukuri ni icyumba ukoresha ubwenge akayirebera inyuma rwose nta byumba bitatu ubundi hagombye ni shambure harya shamburete igira shamburete ni icyumba kimwe kikaba ari cyo saro ngira ngo ni icyumba kimwe urebye na saro gusa wabishatse nko ashyiramo ibyo bitafari yahita iba ibyumba bibiri nta saro ntabwo tuba tubirimo mwabantu mwe ariko ngako iyo ugashyizemo ibitafari buri umuntu araza akikingamo niko tubyita twebwe ibya saro ntabwo ibyo tuba tubirimo noneho ikigiye gukurikiraho Bishop Brigitte afite gahunda yo gufasha abantu benshi batandukanye muri foundation ye ubu ngubu reka tumufashe afashe uyu n'umumama mu kubaka n'ibindi byinshi cyane bitandukanye wabidusobanura neza kuri kamera za BigTown TV byo gufasha bizaba byinshi uko ubushobozi buzagenda buza bizaba byinshi uko tuzabona abatwumva bakumva ko ibintu dukora ari iterambere mu gihugu cyacu ariko cyane tuzibanda cyane nkuko nababwiye ku bantu kwihangira imirimo kugira ngo umuntu abashe kwiha icyo ashoboye nuko agomba kwihangira imirimo ndetse no gucikiza amashuri dufite umwana ubu turimo kwishyura amashuri aratsinda kandi aranejeje cyane ariko nk'uwo ngo numva ari igikorwa foundation irimo gukora kiruta n'ibindi byose kuko ejo bundi azarangiza narangiza nawe agirira abandi akamaro kandi nawe n'umuryango we awugirira akamaro ibyo bintu rero numva tuzabigeraho cyane nibwo tugitangira turacyafite intege nkeya ariko hari igihe tuzanabikora tutabanje kubwira abandi ngo nibadufate amaboko twe tugahita tubyikorera ako kanya rero ndumva ni byinshi abakeneye kwinjira muri organization amarembo arakinguye gutunga byinshi bidafasha abantu nta kintu bimaze ariho njya mvuga ngo n'abakozi b'Imana ubutumwa budafite ibikorwa bwararangiye nta mpamvu yo kugira ngo umubyeyi nk'uyu araravirwa wowe uryamye muri etaje cyangwa se ubitse amafaranga kuri banke cyangwa se ubasha no kugira na dukeya ubasha kubona uko ubushobozi bwawe bungana niko ubasha gufasha mugenzi wawe okay kuba arimo gukurikiraho BigTown TV turashyiraho nimero za Brigitte maze araba directinga ni gute mwafasha cyangwa ni gute twafasha uno mumama kugira ngo ubuzima bwe buhinduke inzu ye yubakwe abeho neza kubaho neza no ubuzima nibyo byiza
kandi ndakeka ko twese turifuza kubona tubayeho neza, byaba ari byiza, sibyo si mama? abamukoze ni ukuri, nanjye nkimara kubabona rwose nkabona na buriya bufasha mwantangiriyeho kumpa ibiryo, numvise binshishikaje kwishima, ndavuga nta bantu bazagira icyo bamarira, rwose numva afite icyizere. Bariya barimo gukurikira BigTown TV bari ahantu hose ku isi, ubu ngubu barimo kukureba, urababwira iki? Bariya bantu rero njyewe nabakesha mwebwe nzi nabonye, ntabwo mbazi, ni mwebwe ni mwebwe badepite bacu twatumye, mwebwe mushyikirana nabo, natwe ntacyo twishoboreye, ariko turumva ko dufite icyizere kubera ko twababonye, twabashyikiriye. Murakoze cyane Brigitte, hari ikindi ushaka kongeraho mbere y'uko dusezera uno mu mama wacu tukitahira? Ndashimira imigabane yose, mu by'ukuri nubwo tutaragera ku bikomeye ariko byabasha gufasha abantu muri bitoya kandi iminsi ikicuma. hari byinshi mbonamo, bagira umutima w'ubumuntu, kambashimire, babwire ngo Imana yo mu ijuru ibyo bakora bazabigororerwa, bagira umutima uhora utabara. Ndabisubiramo, inzara iraryana, bya bindi umena muri puberi, menya ngo utetse bike byavamo ibati ry'uyu mukecuru. Ya myenda arunze muri garderobe, aguze mikeya byavamo iki? Ibuye rifasha umukecuru cyangwa ryubaka toilette, noneho bigatuma nawe aryama agasinze, umutekano wose arawufite, nta kindi kibazo afite, ariko uwo kuba yaryama akavirwa, uwo kuba yaburara, uwo kuba iyo ushonje uba wumva mu nda byanze. Abonye n'amabati aheruka guhabwa na Carlos atarapfa, mbere ni kera cyane, ubu ngubu yaranatobotse mama, si byo se? Yaratobotse, twirarira hanze, usibye ko ntacyo twarabyemeye. Igihe Carlos yaguhaga yari mashyashya cyane? Ni kera cyane rwose, yayampaye agaragara, ariko igihe gishize ni kirekire, ubwo rero baradupfanye nawe, tuba turashoboye turicara. Sawa. Abarimo kwicana BigTown TV, nje ngo mwabonye mu mama wacu Brigitte, nayo mwamubonye, gahunda organization iracyakomeza, reka dufashe abantu benshi batandukanye, byaba ari byiza ubuzima kugira ngo twese tubashe kubaho neza. This is BigTown TV, until next time. Gufasha nimero za telefone tuzishyira hariya, gahunda iracyakomeza, n'ibindi byinshi bitandukanye. Uko ariko kose ndakeka ko mwese mwakanze subscribe, ku batarayikandaho mwibuke gukanda subscribe kuri BigTown TV. Brigitte nawe afite channel ye ajya acishaho ibintu byinshi cyane bitandukanye, yitwa Gorogota TV, naho mugiyeho mugakanda subscribe kugira ngo mumuhe support yo gukora gahunda nyinshi cyane kugira ngo zibashe no kubageraho mwebwe muri mukukina BigTown TV, byaba ari byiza cyane. Until next time, ciao ciao.